Mwiriwe neza abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Dutangiye inkuru yacu mu muhanda aho tubona umugore utwite yaryamye mu muhanda imbere y'imodoka ashaka ko bamugonga. Ese afite ikihe kibazo? Nyiri imodoka aragerageza kumukura mu muhanda ariko umukobwa yanze kuva mu muhanda rwose. Yanze kuwuvamo, aramukuramo arongera awugarukamo ashaka kuryama. Nyica ndashaka kuva kuri iyi si, ntabwo nshaka kuyigumaho rwose, nyica. Nyiri imodoka yabuze uko abigenza, abanza gutekereza icyo yakora, niko gufata umwanzuro kumukura mu muhanda buhoro buhoro, aramujyana ngo baganire amenye ikibazo umukobwa afite. Ndashaka kumenya amakuru yawe, bitewe ni ikihe kibazo ufite? Nitwa Alice. Mama yapfuye ngifite imyaka 2, nasigaranye na papa. Mfite imyaka 16, papa yatangiye kwifuza ko twaryamana. Byari ibintu bigoye cyane. Umwana wanjye umaze gukura, umeze neza rwose, urasa neza rwose. Bizambabaza kubona ujya gushaka umugabo rwose, bizakubabaza. Bizambabaza rwose ujya gushaka umugabo ukansiga hano njyenyine, ari njye wakureze. Ngira ngo wabyumvishe. Ntabwo nifuza rwose ko wagenda, ni njye wakureze, ni njye nkumenyera buri kimwe cyose. Urabona ukuntu umaze kuba mwiza. Nuko byagenze, byahereye aho ngaho atangira kunyifuza buri munsi. Turabibona hano yari ari kumesa rwose. Papa umeze ute? Umeze neza. Papa yaraje amuhereza amafaranga 5,000, genda ugure icyo ushaka cyose. Nimba atanahagije kandi uze kunsaba ndi nta kibazo. Nditeguye kugukorera buri kimwe cyose. Iyo nkurebye neza mbona usa na mama wawe rwose. Usa na mama wawe. Ntuzagire ikibazo rero rwose, nifuza ko wazajya ukora n'inshingano zo yakoraga kera. Papa uri muzima? Byarakomeje, atangira no kunsanga mu cyumba. Yarakomanze, ngikingura mbona ni papa. Isoni zaranyishe, mbura ukuntu mbigenza. Papa urashaka iki? Uwo munsi nibwo yansambanyije, atuma ntakaza ubusugi bwanjye.
byarambabaje. Umunsi naje kumubwira ko ntwite yarantonganyije cyane. Ubu urabona abantu bose nibamenya ko ntwite bizagenda gute? Bizagenda gute? Shaka abahungu mungana ubashyireho iyo nda, ubwo urumva wagenda ukavuga ngo ni njye wayiguteye, papa wawe, byagenda gute? Umukobwa byaramushobeye abura uko abigenza, agenda kwa shangazi wiwe ajya kumubwira uko byagenze. Umukobwa w'igicucu gusa. Ubwo rero ushaka kujya kuvuga ngo ni papa wayiguteye? Nta n'isoni. Ndakubwiye ngo ntuzagire umuntu n'umwe ubibwira ngo papa wawe niwe waguteye inda. Nubivuga nzakwica. Uranyumva neza? Ugomba kubimira. Ntuzagire umuntu n'umwe ubibwira. Wanyumvishe neza? Haguruka ugende. Haguruka, singushaka hano. Genda, ihute se. Dore uko kareba, nta bwenge kagira. Ibyanjye byabaye birebire. Nakomeje kubaho ngaho. Ndibuka umunsi nari ndyamye, papa yaragarutse arinjira aje gukora nk'ibyo yamenyereye. Nanjye ibyambayeho byarantunguye rwose. Abagabo b'inkoramaraso ntago bagira ubwenge rwose. Yatangiye amushikashika. Urabona rwose ko yari yatwawe. Nagerageje kwirwanaho, naramusunitse yikubita ku gikuta ahita apfa, ashyiramo umwuka. Nuko byagenze rwose. Nasigaye njyenyine, nasigaye ndira, nabuze uko mbigenza. Papa, naje gufatwa banjyana kuri polisi. Navuze uko byagenze byose. Basanze nta kosa mfite, baza kundekura. Niyo mpamvu ubona ndi hano. Bakindekura, naje gusanga inzu umuryango warayigurishije. Nabuze aho nerekeza. Urabona mfite inda n'imvutsi, ntabwo nshoboye gukora akazi. Niko kuza hano mu muhanda ngo ndebe ko nabona unyica, bikarangira nkava kuri iyi si y'imibabaro. Oya rwose ntukifuze gupfa, ntabwo ari byiza. Umuhungu wacu yaramufashe amujyana mu rugo iwe, aramuperezanta ku mugore wiwe. Umwereke aho arara, umwereke bafu, ajye koga. Urabona ko asa nabi. Uze kumuha n'ibiryo arye. Ngiye mu cyumba. Sawa, nta kibazo umugabo wanjye. Tukiri aho, umugore wiwe yahise amwataka.
mubonye rero ibyo mukorera hanze bidakwiye, murasambanye, aguteye inda, none muje no kubikorera hano. Ndaje ndaguha isomo. Ndaguha isomo. Mbabarira, ntacyo twakoze, mbabarira. Yaramusunitse, yahise yikubita hasi, umwuka. Nimba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo tuze kubana mu gice kiraza gukurikiraho. Rwose urabona ko uyu mukobwa afite ibibazo bitoroshye, rwose. Washaringa no ku bandi kugira ngo izi video z'inkuru zacu zijye zigera ku bantu benshi hatabuzemo n'umwe. Njye mwari kumwe ni Birasa Fulgence. Ciao ciao.